Shalom shalom, tubahaye ikaze kuri Time to Know, aho dukoresha amagambo make ariko asiga umunezero n'amahoro mu mutima. Uyu munsi ndashaka kukubwira ikintu gisa n'icyoroshye ariko usanga gikomerera benshi mu buzima kandi rwose ari ingenzi ku buzima bwa buri munsi. Ndashaka kukubwira iga kuvuga oya kubita kubaka. Ndakwibutsa ko kuvuga oya atari ubugome, ntabwo ari ukwikunda cyane, si no gucika intege. Nuvuga oya uzaba uri gushaka uko wakwita ku buzima bwawe, uzaba uri kubungabunga amahoro yawe. Kuvuga oya ni uburyo bwo kwirinda ibitagufitiye umumaro bihora bigutwara imbaraga. Ni kangahe wigeze kwemera ikintu kandi ubizi neza ko bitagufitiye akamaro, ariko ukemera kubikora kugira ngo utababaza abandi? Ni inshuro zingahe wavuze yego mu gihe umutima wawe wabaga uri kuvuga oya? Burya kuvuga yego buri gihe bishobora kukuvuna kurusha kuvuga oya byibuze inshuro imwe. Ndakwibutsa ko kuvuga oya ari ukwiyubaha. Ko ubuzima bwawe bufite agaciro, ni ukuvuga ko igihe cyose utazahora utekerereza abandi ku buryo bishobora gutuma utakaza wowe ubwawe. Oyisobanura ko utari witeguye, oyisobanura ko wari ufite ibindi byo gukora, oyisobanura kandi ikanerekana ko hari imbibi ziri ku buzima bwawe. Numenya kuvuga oya nibwo uzatangira kubona neza ko bitanga umudendezo kandi bigufashe kubona umwanya wo gukora ibyawe by'ingenzi, bikurinda umunaniro w'umutima ndetse n'umubiri. Oya izagufasha gukura ndetse no kuzamura ubuzima bwawe mu mahoro. Njye nawe reka twibaze, ni ibihe bintu maze igihe nemera ariko bitamfitiye inyungu? Ese ninde umaze igihe anyihereranye ku buryo antwara imbaraga zanjye, umwanya wanjye ndetse n'umutima wanjye? Kandi twongere twibaze, kuki mpora nemera ibintu byose? Kuki ntinya kuvuga oya? Kuki buri wese unyiyambaje ngomba kumufasha nubwo njye ntawanyitayeho? Ese ubundi bimfasha iki? Niba ntacyo bikumariye, niba bigutwara imbaraga zawe ariko ntibikubake, niba bitwara umwanya wawe nyamara ukabura umwanya wo gukurikirana ibyawe, niba bikubuza amahoro bigatuma uhangayika, aho niho oya ikenerewe. Gerageza gutangira umunsi wawe witonze ndetse ufite ikinyabupfura, maze uvuge oya kuko ushaka kubaka ubuzima bwawe butarimo akajagari. Vuga oya kuko amahoro yawe nayo afite agaciro. Vuga oya kugira ngo yesi yawe ikore ibigufitiye inyungu. Uyu munsi ndakwibutsa ko kwiga kuvuga oya kubita kubaka ni intangiriro yo kubaho mu kuri kw'ibyo ukeneye n'ibyo ukwiriye. Gumana natwe kuri Time to Know, dukomeze twubakane. Dusubire ubutaha, ndabakunda cyane.